iki yose twakoresheje ubushize ntago ari ubushize usurani iyi ngiyi ari ubushize wowe none se iramurambwira ibiki ndatwite kandi njye rwose ntabwo ndirendera pe ubusungu ureba ave uraseka useka iki don't worry ave ntabyo kumentaliza maze njye naringize igitekerezo ashiri tubivuga nk'abantu b'abagabo tubiganiraho nk'abantu nk'umuryango ntacyo tubiganireho nk'umuryango yewe ndumva twajya kwa muganga bakakuganiriza oya shiri bakayinkuriramo n'ukuri numva ndi ready pe Hello guys, ndabayambiriye ndabahobere mbabwiye ngo ibi bizu happy new year kuba tudaherukana namwe nizere ko mumeze neza nanjye meze bon ndashima Imana muri no minsi ndashima Imana cyane ko turi amahoro icyo ni cyo cy'ingenzi cyo kuba mumeze neza mushima Imana undi iyo wabyutse ukabona urarambura amaboko bikemera ku mugani watewe bose babireba uba ugomba kuvuga Imana ushimwe turi bazima ibindi by'ubundi buzima Imana igira gutya igakora surprise so abantu mwari munkumbuye muri pranka muri hehe rero uyu munsi nabaziye timu rukangiye kubakoma imbere mw'ibyo mwigize ibyo mwihaye bidafite gahunda. Today is my day. So, ngiye kubakoma rero. Abo ejo I mean ubwo nanjye bwabo twari turi kumwe kuri TikTok. Donc abejo nabwiye ko ngiye kubahagurukira mu bimenyere mu mwicare mu bizi ngo nagarutse. Byo mwigize. Hanyuma Listen, don't judge. Sibyo mwumve ariko ntimujudginge namwe sibyo rata mujye mwumva ibintu byo kujudginga tujye tubiharira Imana ntago bitureba sibyo buriya ushobora kujudginga umuntu ejo ukisanga muri situation nk'iye ugaseba wowe useba gatatu nta nubwo useba rimwe useba gatatu rero ndi nkawe najya nibonera ibintu nkicecekera nkavuga nti Imana afite impamvu yakoze iki kintu afite impamvu yavuze iki kintu afite impamvu afite isomo se afite donc nimukajudgingane ntago ari ibyacu byo kujudginga uretse ko naje gusangana n'abantu ariko ubwo ndatandukiriye ntago ari byo bintu naringiyemo mu by'ukuri ubundi ababyeyi ngo abantu bamaze kubyara ngo basigara bibagirwa ugasanga bari kuvuga utuntu twamuye nanjye niho mbajyanye ibya prakasi twishyuze ku ruhande twanze twigarukire ni ukuvuga ngo hari abantu nabonye bajudginga abandi bitewe n'uko nk'urugero nk'ikintu wakoze ntabwo ari able yo kugikora niba nabyita sinzi nk'ikintu kimupushinga kumva ko nyine agomba kwita kujudginga kubera ko nyine ni nka defend ni nko kwidefend ariko nabyo biri offensive so kumva gute mbuze ko mbyita ariko nyine ni nko kwihagararaho bya bindi ariko mu by'ukuri muri we arumva ashaka gukora nk'ikintu wakoze ariko akavuga ati sinjye sinagikora ariko uriya ndimo ndamureba nkamubonamo imboni yaratokowe bantu tokori yawe mbere yo kuza gutokoriza abandi twigarukire muri pranka nibyo nivugira uretse ko n'abantu bubi nuko byagenze n'ubwo umuntu avuga leta taruka kajya ikana abandi akagaruka so pranka y'uyu munsi mw'abantu mwe ibintu ngiye gukoraruka Imana mwijuru mbabarire amagambo ndi buyivugiremo nta mpame nta nankoreho mbese biceho bibe nyine kind of joke birangire ntabwo nshaka ko ari ibintu byankurikira ngo bimeze bite rero murumva hari ukuntu ngo umuntu ngo amara kubyara ngo agahita yongera agatwita nyuma y'igihe runaka gitoya mukumva rero nanjye ndatwite ndashaka kubwira umugabo wanjye tuyikuremo
mbwene rero ko tumaze kubyara undi mwana naragira ukwezi naragira iki none rwose sheri ntabwo ibi bintu twabibasha reka tuyikuremo tuyikuremo nanjye umutima urandiye si ubwo murabyemeye guys ndababesha ntabwo mwite just nyine ni prank nyine ni part of prank ni prank abiri rero kano kantu ngiye kugahisha impamvu ngiye kugahisha ni uko nakoresheje iyo twakoreshe izo twagiye iyo izasigaye nagiye kurambura nyibona mu isakoshi ndavuga no kamuhiye nzajya nkoresha none rero ko kano gapfundikizo ngira ngo yahita gakeka sirabero yanjye kujyaho imisatsi kano gapfundikizo yahita gakeka tugakipinga somewhere noneho mwereke just kano kantu konyine ariko mana we ibi bintu bibaho ukamara kubyara utaraniyakira no mu mutwe utarakira no kurara amajoro utarakira n'iki ugahita ukurikiza bya bindi bavuga ngo musubira nta mahwa Yesu we mukaba musubiyeyo n'umwana atari yakomera n'iki ye baba we sinzi hari abantu benshi bitera depression ngenda bizi ariko nanjye ibimbayeho yes nabyakira niko byaba byashatse kugenda niko umugambi Imana waba wabigeneye nyine nta kintu nabihinduraho ariko mentally ntago numva ko naba ndi muzima simbizi nyine reka no kubitekerezaho cyane nahita ntekereza aho mvuye mu minsi ishize ngo nshake gusara cyane. Oh my godness, yo, I don't know. Ntabwo nshaka kubitindaho kuko nzigenda mu emotionnel nshaka kwita mu bushoboza mubona ndize nubwo mbisiga mfite competitor mukurira ariko nta birenze. Ubu rero tugiye guhamagararuka tumubwire iyi nkuru n'ukuri iyi nkuru ni nziza sibyo ariko nanone ntiyiteguwe. Inkuru ni nziza ko ntiyiteguwe pe murabyumva mute ntabwo yiteguwe. Chérie umva uri gukora iki ko ngushaka umva ngo namubwire pe mbese niho ufate ibisatsi byanjye byihangane nabyo bitegereje ubifasha. Hani bakiri kure ibihe binini ibuprofene ntabwo nzabona biri ndaje nkurebere ngwe shasheri shangwe nongeye mfite ibibazo we nukuri aragiye ngo agiye ngo gushaka ibinyenera aho birihutirwa ariko birihutirwa nawe ararwaye. Numva guys nyine iyi nkuru ntibababaze sibyo ntibibababaze amagambo ndi bivugiremo ntibibababaze mufate nyine nk'imbiraho ariko nanone ntitukirengagize ko hari imiryango ibicamo sibyo tureke n'imiryango hari n'abantu nyine bagira batyayo ugasanga urasamye cyangwa se uratwise uwo muzabyarana ugasanga wenda ntabishaka ko bikomeza gutyo cyangwa se nawe urabona atari cyo cyihutirwa ugasanga mufashe icyemezo nyine cyo kwikuramo simbizi hari aho biba nyine donc tujye dufata kategori z'ibintu byose twumve ko ndaje kureba
umanza ureke nkubwire ngewe rwose ubu tuvugana niyo ubu tuvugana rwose ubu ni gute none bwa ni neza ariko Uragumye ntabwo ari none. neza ntabyo kuguma shasheri reka nkubwire ubu ngubu ngewe nifite ikibazo sinzi niba bitari kiri mantara ariko ikibazo mantari karayesi jene have na bya karayesi va muri karayesi mpore sheri ariko nyine banza nanjye unega amatwi kana bibazo rero byinshi ariko karayesi birangora sha karayesi naba no kujya karayesi sheri reka nkubwire ibintu bibaye sinde ugize seri ntari seriye ibintu biri seriye bayige shasheri uzi yuko aba MTN korokoro barakwibye sha baramboneranye ariko none ntabwo uyu munsi bamamagaye umva nkubwire shasheri ngiye ikibazo mfite gusa ndakikubwira ko ari ikibazo ndakubwira ngo ni igisubizo ndakubwira ngo we sheri wasanga ari igisubizo high five va mu mifikino iki yose twakoresheje ubushize ntabwo ari ubushize usurani iyi ngiyi ari ubushize wowe none se uramurambwira ibiki ndatwite kandi njye rwose ntabwo ndi pe ubusungu ureba ave uraseka useka iki ubwo se uraseka kuko bisekeje byakurakaje se none se sheri reka nkubwize uko nese ufite umugabo sheri kugira umugabo ariko rero kuko udatwita shari abagabo muri kunda mana yanjye kubera ko udatwita urumva nta kibazo ufite njyewe ndagifite mantari kirega navuga ngo naba ndi umuntu masha akumenya ko nakubwiye ko biba byiza iyo umwana akuranye n'undi ntagire irungu ntakomana nyagasani nanjye ngo mfite umuntu wo kubwira thank you we have njye ntabyo nshaka have njye mantare ntabwo ndaba normale no mu buzima busanzwe have ntabyo kumentariza maze njye naringize igitekerezo sheri tubivuga nk'abantu b'abagabo tubiganireho nk'abantu nk'umuryango ntacyo tubiganireho nk'umuryango yewe ndumva twajya kwa muganga bakakuganiriza oya sheri bakayinkuriramo n'ukuri ntabwo numva ndi ready pe ntabwo ndi ready pe n'ukuri ntabwo ndi ready no mu mutwe sindabitekerezaho sheri ntaki umva nkubwiza ukuri ubwo n'ingabire ukarindwa umugani w'abakecuru sheri none se ubu ngubu koko reka ngo ndetse na nyina bamukuramo sheri njye rwose ndumva ntabwo kuri sheri aho tekereza ibihe mvuyemo nta nubwo ndanakira n'ahantu hose ndacyatonekara ngaho mbabarira umbwira uko bizagenda ubu nta n'amezi 2 yagabanya nta 2 n'igice mwese ayo ariyo yose ubwo njye mana abagabo muri kunda ko njye nta kindi kintu nshaka kumva mbwira iki kwa muganga bakavuga ngo ntabwo iva urajyayo uzi ko njye ntanabyemera muganga avuze ko bishaka kumaintaininga bikakumaintaininga se gute aranamentaininga mu mutwe urabona abana barita nandekura twigira nk'intunzi ntabwo ari umwaka umwe ubwo se urumva wari umwaka cyangwa n'amezi 7 ngumva ikibazo ufite ikibazo cy'abantu bazakubona bambona se ngewe ngendera ku bantu ngewe uyu cyagukubita kuri live ngendera ku bantu niko bakubeshya ngewe nkora ibyanjye utabigendeyemo akabireka ariko icyambere cyo ni iki wowe ugihorera twe tugende tubaza dogita agasanga nta kintu nta efe bizakugeraho ibindi igenda nta efe bizangeraho kuri C-section umuntu niyo mupushinga se n'ahari hadoze hagaturika mbabarira ntabwo nta nubwo nshaka kubyumva nta nubwo nshaka kunayegera noneho ubu ngubu ni muri distance wasanga ari umukobwa ufite agashinga ko kubyara abakobwa benshi muri iki gihugu sheri ndi kubona njye ntazi ibyo urimo ubu ntangiye kwicuza icyo mbikubwiriye oya nta sheri reka nkubwire hafi yawe no ariko reka nkubwire oya mukize ese kumva mu bibazo baramamagara n'ibyo byonyine
ni ibyo byonyine ntabwo witaye ku kibazo kubw'uko ntameze neza mu mutwe nyine mu mutwe tuzaganira it's okay icyo nigisekeje nuko naje n'uruhu rutarasubirana ariko ni byiza ukabyara rimwe noneho after ose tufunga burundu noneho babiri ntacyo ariko tujye tu ariko n'uwa gatatu ducitse nta birenze n'uwa kane n'uwa gatanu reka namubwire nta nubwo ukiri kumbabaza ndi kubona unsekeje kubera yuko oya kubera yuko ese ntabwo nawe mbura ko ntabwo excited yuko tubonye inkuru nziza what's wrong ngiye kuri njye ntago iyi nkuru iraba nziza muri ngewe ntago ndayakira kubera ndakurambikaho ibiganza urakizwa mu izina rya Yesu shirivuga reka nkubwize ukuri sibyo ngiye maze kubona ko mwikunda kubera ko mwe ntimutwita ntago utwita ngo uhure na biriya bibazo byose ngo uhungabane nk'uko mpungabanye bahamagara Marene Marene se akora iki haza ntwitire shisha ntabwo bitaka mbere buntu Marene akora iki ntwitire nakumenyesha ko ukeneye Yesu gukenera Yesu se ngenda nyobewe ko aba mu buzima bwanjye nanjye nkaba mubwe none se ubwo mbabarira tekereza ntabwo ngenda ugira inama nabi hari igihe Yesu we mana ajya kunyonka nkumva ngiye kwiruka nkumva isereri iranyije ngaho nyumvira ukuntu bavuze umwana wa kabiri ntabwo konsa bibabaza dushaka umuntu w'umubyeyi tubaza sheri reka nkubwire tuve no mu konsa tuve no muri ibyo bindi sheri ndagira ngo nkubwire ngo kuri njyewe icyo nakoze nagikoze nakumenyesheje niwanga kumerekeza kwa muganga ndibwijyana tuguherekeze guhize nawe rego sheri icyo nakubwiye wacyumvishe njye ndashaka umuganga ngende mubwire uwabyemera utabyemera njye ntabwo rwose ndi ready yo gukipinga umwana ari nawe umuganga namufungisha nyine ntabwo wabikora ino ntabwo ndi kujokinga nta mijokingire mvuga ukuntu bimera kirika tujya muganga akavuga yuko bizagira ifembi nise ugiye kuvuga ngo tumaintening ese aramentening umwana urundi amezi 11 ahubwo babyazagiye ni impangaye uziko aho kugira ngo bari keje nka kafiya eje wenzana kugurira imodoka sunu kubyara abana beza umva reka nshaka penikira ndapfuye kandi yesi nza penikira zo nyamazi mu kuboko unasangana zijugoye sheri reka nkubwire njye n'ukuri ntago nabyemera reka ibintu giye urimo kerega ntago nabyemera good news gusa niba ufite ni bad news that was a good news I love you umva serious umva twe tuganira na muganga twumve idea nani advice ziwe ariko ntago njye yambwiye ko kuyibyara bishoboka nta birenze ntago njye mbishaka nese ubundi wabitekereje ute byiki gutekereza nabitekereje numva mbabara ntangira ibintu byo kumerwara umunarwa izi kwa kuri natangiye nabi wasanga ari mpima nabise singiye nkuwe n'iyindi se nakoresheje uyirebe nayo ko ari ebyiri ibitekerezo babikuye ibitekerezo nabikuye se gupima ni ibitekerezo cyane reka nkubwire njye n'ukuri nuko utumva kandi ukavuga ntago rega njye nabishobora in together don't worry ini together se hako kukimushuka abantu ini together se nikangaye twabibanyemo najyaga kuruka tukajyana neza ze nanyi nasigara mbitekereza ubu shange ntago uzi ibintu umuntu ahura nabyo mbabarira buriya kiragenda nariraga cyose nariraga nawe wararira ntago nasigaraga mpangayitse guhangayika se ni kimwe no kubibamo ni ikindi shaka nishakire penikira nishimuze gusa good mommy I love you don't worry ande tubagana na muganga n'abaganga bena sina namenye bya ntabwo ntabwo bufite
guys reka mbabwire mwihangane nyine abantu nkomerekeje muri iki gikorwa nanjye ntabwo nabikora ni ukuri kw'Imana nubwo ndi umva basumva urumva rero njyewe hari pranka naguteshaga umutwe ahantu harimutse ariko ntabwo babaga hano bano bantu Blanca nta mazi nananywe sinjye kubwira twavuga ko Blanca waziretse ari njye zikora are ngo kubera ko se ari wowe uzi kuzikora urigishwa bashaka kuneza abantu mvuge ngo kuri kamera ngo umwana ngo mukure ngo ndigishwe ubwo si ibaze iyo bamfite nk'itegeko gushyigikira muri ayo mafuti yo kuramo umwana ngo nyine nuko byari kugenda mbese none se mbese ntabwo nakwirirwa njya kukubeshya njyewe urumva umugore asigaye amubiki urumva yihinnye mu cyuma nk'iminota 30 ndamubura kwanga ibinyanga urumva guys reka mbabwize ukuri sibyo nyamara abantu bimutse ni babandi dusigaye mu gipangu twenyine waya ntabwo ari twenyine I mean abanyarwanda ni twenyine ariko it's okay n'ubundi ntabwo ari byiza kumenyera kubana n'abagenzi bawe cyangwa se abantu muvugurura ibintu umwe kubera yuko shuri yarahindutse mwamwumvishe yarahindutse uzi impamvu se urabimenyera bikagutera depression after so better kumenyera you kurishoboye that's it ukamenyera kubana n'abanyamahanga nyine that's life so guys nyine reka mbabwize ukuri iki gitekerezo impamvu nakigize ngiye hari ahantu ejo bundi nasomye muri no minsi ndi kwirefera mu bintu byinshi nyine bitandukanye hari ahantu ejo bundi nasomye nsanga umubyeyi ari kuvuga ukuntu atwite inda umwana bafite ataragira amezi 5 yari afite amezi 4 arebye asanga ari 2 weeks ko nzi ko abantu babakurikirana umwana especially ku bana b'imfura umwari utundi mwaka ubwo si nkuko biba byaragenze nk'ibi yes niko biba byaragenze ariko nyine mu gihe cyanyu I mean ngo mu gihe cyanyu mu gihe cy'ababyeyi bacu ntabwo ndi ubu mwana byari ibintu nyine wakira vuba ariko twebwe niba ari gukurira mu bindi bintu bitandukanye ni ukuri kw'Imana depression irakwica acyakoze bashaka nabo barayigiraga ahubwo batari bazi ikintu babagira ari iki hari ukuntu rega umuntu nuruzi n'ubu ngubu hari umunyarwanda ushaka kubwira ibintu bya depression akavuga ati depression sibaho ariko ibyo nibiki mwigize murahaze nshuti zanjye dufunguke mu mutwe tumenye ko ibintu byose bibaho noneho kwakira ko atwite undi mwana yewe we yarariza abwira n'umugabo ati tube dutandukanye kuko ndabona niya gatatu izajyamo ntago batandukanye kwa mwanze batandukanye kubera yuko mentally ntari muzima umugabo wagutanye umwana noneho mentally nibwo bikira no nyine nawe tekereza iki cyemezo nyine ufashe wumva urume niyo mpamvu mbwira ntabwo tuba turi bazima tuba turwaye mu mutwe somehow ntabwo mbeshya yes ngiye kubabeshya simbirarireho ntabwo ubwo muri stable mu mutwe nkuko wari stable before icyo cyo nkibabwira yes uba strong kubera ko nyine utekereza ikintu cya mbere utekereza ni umwana wabyaye uri kumva yabyara nibwo asigaye ateka ubugari ntiyarazikote ariko ndagira uba strong my dear umva uhinduka mu bundi buryo ariko nanone ugasubira inyuma mu bundi icyo cyo mbibabwire noneho we yahise atekereza ubuzima bwe ko donc kariyeri irarangiye ibyo yari yaratekereje kuzakora muri future urabizi abazungu baba baripangiye imishinga yabo yose neza ku murongo nta n'umwe ugomba gupfa aho rero nyine niho yahise asara atumutwe arambwira ati bugiye ntashiduka niya gatatu igiyemo mu bundi buryo ntazi bugiye ntabwo ari uko yamwirukanye abishaka cyangwa yaramwanze ariko yatekereje mu banyamana kunabara abazungu bagowe iyo bashwanye umugabo n'umugore umugabo niwe wirukanwa mu rugo of course ahubwo nanjye gaza gukimbira kuko iyo mbuka n'umugabo ariko cyamagana so guys ibi bintu mbikoze kuko bibaho hari abantu barwaye iyo ndwara ya depression I mean si uburwayi ese mbivuge gute nyine kwiyakira bikanga ukumva ko nyine solution ari ukuyikuramo
yes hari ababivuga nabo bakumva nibyo niyo better choice hari n'abantu yewe ntabwo nabikora ko nta n'ubwo umutima ntabwo mbizi ubwo se yaba ari njye no ntabwo yaba ari njye have noneho idafatana gatandatu. Yes we guys muranyihanganira murambabarira kubera yuko amagambo nagiye nkoresha aratyaye hari abantu biburiye umwana naho njye narindi kuvuga ko utamugira that's the problem. Gusa ntihagire uwo bikomeretsa, it was just isomo cyangwa se akantu gato nyine nagira ngo turebe eske hanshyigikira ngo tujyane arankatiye, ariko nanone it depend n'umuryango nyine urimo umugabo wawe na gusa hari igihe muganga ashobora kuvuga ngo harimo ikibazo ndanahita twitiraho indi itarakomera ibintu nk'ibyo aho ngaho muganga, ariko ntabwo umuntu ntabwo ngiye n'undi uramwana mama natangiye kugira irungu kamema kintu kurikizwa mama tagowe comment umwana abona akwiye kugira irungu. I'm sorry. So guys rero ndumva nabasezera nkavuga ngo icyo nzi cyo akatimu yanjye of course I know you I know mukomeze mushyigikire mu buryo bwose mudufollowing Instagram TikTok Facebook na YouTube kandi mukomeze musharinge mukomentinge ariko mukomentinge ibintu nk'ibyo abantu bariye hana abantu baburaye. Yes harimo baburaye yego Imana bagirire neza icyo kurya nyine none se sheri kwisi hose nabyo sheri kwisi hose cyangwa mu Rwanda hose ntabwo abantu babonye ibyo kurya n'abatariye batanga comment zimeze abariye bavuga neza bavugana ikinyabupfura uzumva inzara kwisha umuntu akakwiyenza uhita umutuka yego ko nyine ntihagire untuka ntihagire umutaza nushaka gutukana wigira hanze. Guys, nababwira social media ni ikintu uza ukavuga ariko ukana cracking jokes. Sometimes rero umuntu utazi ko jokes zibaho muri social media ahubwo njye namugira inama Bruce Muradasiga avuga ngo bakwaka telefone na internet kuko ntabwo uzi kubikoresha data muzangiza. Mujye mumenya ko sometimes nimba ugasanga video irebwe n'abantu 10,000 n'urugero ifite comment 200 na muri izo comment zose zivuga ko ibintu hari icyo byafashije ukaza kwiturumbutsa So guys rero nyine ndumva ari ibyo nabasezera kuko ninjye batangije uru rugamba mwabwira ngo see you in the next video kuko ndacyaza ndabakunda turabakunda no kuvuga njye nyine turabakunda ikindi tugiye gutangira gukora videos z'ama couples nimba hari couples nyine umugabo n'umugore bumva bafite kuza kudusura tukabaho se kudusura si mu rugo cyangwa tuzashakana dukorera yaba mu rugo yaba hehe tugakora podcast ariko ishingiye ku ma couples ukumva wowe n'umugabo wawe cyangwa umugabo n'umugore bashaka kuza bakatuye ikiganiro nta bintu birenze nta kintu kidasanzwe tukofaringa nuko just sharing a story yawe abantu bakagukunda wenda tugashyira na nomero zawe ushobora kuza tukaguha ikiganiro ugaca kuri YouTube yawe ufite ubuhamya se ufite iki ariko turashaka abantu babiri umugabo n'umugore ariko nanone batabeshya sibyo no bataza gucreatinga batari ibintu baje gucreatinga ibintu byabaye ubuzima busanzwe mu by'ukuri ubanye mute utuntu nk'utwo mu by'ukuri twararebye dusanga urubyiruko rwa none cyangwa se imiryango none hari ibintu byinshi bura ukumva turavuga tuti ibi bintu byakemuka ari uko ngewe n'uyu dutanze inama zacu buri wese yakumva ko ari uko ari twebwe ariko hari abandi byashobotse bakoze urugo rugakunda cyangwa se bagiranye ibibazo ariko nyuma bigakunda cyangwa se donc bafite experience y'ibintu byinshi bitandukanye kuturusha twebwe turashaka abantu tuzatuganira igihe myaka 10 babana 30 se ariko n'ubu gikora ubukwe muri iki gihe it's okay inama ari we wese ko buri rugo nta rugo rusa n'urundi yep numva ari ibyo Imana baduhera umugisha muhaye muronka mwagiye mu bintu byose mwagiye gukora ubwo abo nakomerekeje mwihangane
Imana ikomeze basa n'imitima mu izina rya Yesu. Turongera guhura mu yindi video. See you. Bye.